bikagaragaza ko umuvumo nyawo wa wundi bakuri bigaragaza ni igihe umuntu w'uruhererekane za divorce, gutandukana, gukura nk'amada menshi, kutabyara, kutubaka, kutaramya urugo, gusenya ingo. Ibyo byose bikaza ari imbaraga, kandi ikibabaje nakoze kubabwira mbere nta utarabirose ariko reba agaciro. Kugira ngo ubwire ngo niba koko mu buzima bwawe wibonaho icyaha cy'ubusambanyi utagitewe, ukabona kiragushorera buri munsi, ukabona kirashorera abana buri munsi, ukabona hari utuntu tubaho, nta kindi ukwiye gukora. Tandukanya izo mbaraga, haguruka usenye, haguruka urwanya icyo kintu, ugasenya izo karande, ukinjira mu isezerano ryawe rizima, ukinjira mu mavuta mazima gutabara. Ndimo ndabona Imana igenda ikubohora impande zose. Erega hari ibyiringiro n'ubuhanuzi bwawe Satani yaguhize igihe kirekire. Imana ikwiyereka mu nzozi, ariko ntabwo wigeze ubona icyo kintu. Nongeye kubaramutsa nshuti z'Imana, abakunzi bacu kandi dukundana ku manywa na nijoro, umugoroba, amasaha yose, abo tubana. Nukuri mbabwira ngo numva mfite ishyaka ryo gusengera buri muntu no kwegera buri muntu mu buryo bwose butandukanye. Aho uyu munsi ku munsi wa 18 aho turimo tuganira ku bijyanye n'inzozi, ariko cyane cyane ngo ese koko ni hehe karande, ni hehe imikasiro, ni hehe imivumo, ni hehe ibyago n'amakuba bikihisha Satani akabyihishamo. Aho ushize nabagaragarije yuko mu muvumo ari amagambo afite imbaraga. Muri make ni ururimi rufite imbaraga rwavuze, rushingiye kukurera uwakubyaye, uwo mwabyaranye, umwana wawe, umuvandimwe wawe, umukoresha wawe, amaboko yawe, akazi, ndetse no ku Mana. Burya hajya hafi umuvumo, witonde iyo tubashe kubaha Imana ngo tuyane n'Imana ku buryo bwose. Rero mbereka yuko mu nzozi tujya turota, Imana ibiduhishurira kugira ngo idutandukanye, dusobanukirwe, ariko amaso y'abantu akaba ahishwe n'icyo kintu, ndetse ntucyumve ngo utabasha kurokoka kuri imbere, kugira ngo Satani akomeze akubyaza umusaruro, uhinduke imbohe y'amateka, uhinduke ingaruzwa muheto y'amateka, ariko wagombye gukira, wagombye kurokoka, wagombye kuyivamo. Rero ndabashuhuje cyane, ni Pastor Ntamba Jean Baptiste bakunda. Imana ibaho umugisha ku bumwe bw'abera ministries. Iyi ministeri ni yawe, iyi ministeri ni yanjye, ministeri Nshuti zacu. Iyi ministeri ngo ni ukuri kw'ijambo ribohora, ni ukuri kw'ijambo rikiza, nta kindi turebaho. Twiri ngo uwo ari we wese ni ubumwe bw'abera, waba umuporoso, waba umupantekote, waba umwadeperi, waba umuhore wese, nudasenga, nusenga, ukinywa inzoga, nukiri mu bindi byose, iyi ni cano yawe, ni ministeri ukwiye kwisangamo, kuko tufite ubumwe bw'abera, aho tudapfa doctrine, tuva madini. Aho uri hose wahamagara, aho uri wese wabikenera. Ndabashuhuje mwese nsuhuza na Blaise inshuti yanjye nayo iri mu gihugu kimwe aho ngaherereye mu gihugu cy'Abarabu. Habwa umugisha n'Imana abera bose inshuti z'Imana. Mbabwira ngo ni byiza ko duhindukira tukamenya ukuri kw'ibintu. Ku munsi wa 18 twasubize mbabwira ngo hari icyo dukwiye kumenya. Satani yihisha mu mivumo, yihisha muri karande, yihisha mu nyatsi, yihisha mu gusubizwa inyuma. Ugasanga ntuva mu cyaha, uraba mu cyaha ujya mu kindi, ndetse ukaba mu kindi ujya mu ngorane. Ntabwo umugore muri kubana neza, umugore nimubana, kandi nyamara hari inzozi wigeze kurota, ubona inzoka zikurumagura umubiri wose, ubona inzoka zikurya ahantu hose, kandi uzigushumurije hari uwacu wemwe mu gitondo, ntabwo mvuga izina ryiwe, bivuze ngo yitonde, hari uburyarya mu rugo rwiwe, kuba zimushumurije yamubonye, utavugisha no guca ku ruhande. Hari undi wabonye ngo injangwe izana imbeba mu rugo, injangwe nyine izana imbere yizengurutsa muri saro byose. Hano amajenga ari kubundi utarosyo, kandi akaza inyatsi nyine ni ishuri ubugiyemo itandukanye ibyo byose. Kandi Imana iguhe umugisha, Imana ibarinde. Hanyuma rero mbere yuko ninjira mu gusubiza bino bibazo, reka mbanze usenga Imana, subiza abantu 2 gusa 3, ariko twinjire mu kintu nyamukuru nshaka kuvugaho. Mana ishobora byose, nyagukora ku ngoma, wera wa Isiraheli, nyaguhora ku ngoma iteka ryose, mwami w'abami, mutwara utwara abatwara. Aka kanyu nyemerere imbere y'Imwami
gukomera, ndetse mwami Imana turi imbere y'ubwiza bwawe ugaragaza imbaraga no kwera kwawe. Kora ibitangaza yerekane, ca mu nzira tamwe, kora imirimo ikomeye, bohora ubwoko bwawe mu izina rifite imbaraga ryayo. Ndabohora ikirere cyose cyabarwanyaga, mwamunyumve kandi utwakira natwe byose kwa Yesu Kristo mwami wacu, amen amen. Mbere uko twinjira mu iryo jambo ry'uko twariganiriyeho, reka turebe ko dusubiza abantu bake cyane maze dukomeze turebe. Uwanyandikiye ni mererwa na 29,829 n'abayibona, ariko sindi bumuvuge cyane. Aranditse ngo muraho neza mushumba, maze iminsi nkurikirana impuguro mutanga ku bumwe bw'abakristo TV, ariko n'ubumwe bw'abera, ubusobanuro bw'inzozi none nimumfashe. Ndamubwira ngo ndahari. Narose mbona umudamu nzi yaguye mu ruzi yikoreye agafuka, nkabona ako gafuka yikoreye niko gatuma atibira mu mazi cyangwa yibira mu mazi. Ngira ubwoba bwo kumukuramo, mvuza induru ngo bamukuremo. Mbona haje musaza wanjye agiye kumukuramo, ndamubuza ngo nawe atamukomeza bakajyana, aranga amuhereza ukuboko. Mbona amukuyeyo hakurya muri rwa ruzi haturuka igishashi kinini cy'umweru kireremba hejuru y'amazi kinsanga ku nkombe. Mbona havuyemo abagabo babiri, umwe ndamuzi, ngira amatsiko yo kuntaje icyo gishashi, bagikwiramo biranyobera. Nsobanura uwo mugabo nabazaga, ntese ushaka kunyereka ko bari bicaye bintera isoni, shaka kujyamo ngo ndebe ko nanjye ndaremba hejuru, ubwoba buranyica kuko nakwibira nkaheramo, mpita nkanguka, fasha. Imana ikobarire kwikunda, kuko iyo umuntu yaguye mu mazi ntumufashe na musaza ukamubuza, bigaragara yuko muri we nta gufasha abantu ufite, muri we ifitemo ubwoba kandi ushingira ku bushobozi buke, ukumva ntacyo wamarira abantu, ukumva uri kugira imbabazi. Nyamara bigaragara ko uri umutunzi, ntabwo ari uko utagira urukundo ngo uri gutabara abandi, ahubwo mu buryo bw'ubushobozi bigaragara ko warose neza ubwawe, ubona ko umuntu akwiye kurohorwa, ariko bikanga na musaza yagiyemo ufite ubwoba, ariko nta kindi cyabiguteye, nta yindi si bundi bugome, si bwanzi bundi, ahubwo nshuti yanjye nta kindi bisobanura. Biravuze ngo mu duce ufite kora umugisha, tabara bose, ntibigombera ibintu byinshi. Hamishashi y'umweru warose n'abayizagamo, ntabwo wambwiye icyo baguye icyo mwavuganye, ahubwo barerembaga ari mu ishashi. Nawe urabyumva mu ishashi n'abagabo bari bakingirijwe kandi umva bihishemo, uri mu ishashi ntariremba, bivuze ngo hari imbaraga zari zibarinze, nuko watinyene ntacyo wari kuba. Kabiri ambwira ngo nkora akazi ko gukata amatike y'imodoka, none inshuro nyinshi ndarota n'ubundi ndi kuyakata, nari nzi ko ari inzozi z'imiruho, none mwatubwiye ko bibaho, ubwo bisobanura iki? Nyine kubura ruba kuyakata, urabakubwira ngo nuko ari guyakata niyo mpamvu wabirose, ariko bakubwire gukata amatike hari umugisha, ariko hari n'uburoko ku buzima bwawe. Gukata amatike harimo umugisha, ariko n'umufumo ku buzima bwawe. Cunga neza kugira ngo umugisha ukuzeho, cunga neza kugira ngo ukubeho, kuko ejo wazakata amatike ukakata nabi, ukisanga udakwiye kwisanga, bikangiza izina ryawe. Icyo Imana ibikubwira. Narose murumuna wanjye ambwira ngo kwa musaza wanjye hariyo amagi menshi, nanjye mpita njyayo kuyareba, sanga icyumba cyuzuye ibyari byinshi by'inkoko, byuzuye nk'amagi menshi yuzuye icyumba. Ndatangara cyane, ariko mbona umugore musaza wanjye ari kuza, arakuze cyane. Murakoze. Wagombye kubisobanukirwa, kwa musaza hari umugisha, kwa musaza hariyo byinshi, kwa musaza agenda umwegere muganire, hari akamaro azakumarira mu buzima. Imana ikumpera umugisha kandi Imana igukomeze mu buryo budasanzwe. Rega Imana ni iyacu buriya. Hari undi muntu wambajije ngo ese kuzura umwuka wera bisaba ko umuntu arawusaba? Yego arawusaba rwose. Ikindi ngo ese ngo nicyo kimenyetso cyerekana umwuka wera ngo nugutitira? Oya, kubasaba umwuka wera bwa mbere ikimenyetso ni ukuvuga mu rurimi rushya, nubwo rutagaruka ko atari yo mpano yawe. Ibyo rero ntabwo urabisengera, ntabwo wabyihorera. Undi muntu nanyandikiye ati Yesu nashimwe mushumba, nabonye inzoka nyinshi ziza zisesera mu mwenda, kandi nabonaga ari umuntu uzinteje. Nabibwiraga uwo muntu ngo azinkize, nkabona ntabishaka, zandumaguye ku buryo nakangutse nkikorakora, kandi ku irembo iryo hantu hari haziritse inka nyinshi n'ihene. Urumva yabonye inzoka zimurumagura, uwazimushumuje cyangwa mbwane mutabare ntabyemere. Nawe urabyumva mu rwanda nk'uburyarya bwinshi bukomeye n'izo hene z'ubusambanyi. Imana igushoboze ubyumve neza kurutaho. Turimo turihuta cyane.
turimo turihuta cyane, ntabwo umunsi ushaka gusubiza abantu benshi kuko umwanya wo ntuhari, ariko reka tugane kuri aya magambo. Hari undi witwa Louise, ndamusubizaho nciye mu gikari, yihangane ntabwo musubiriza kuri iyi kamera, ntabwo byakunda. Imana ibampera umugisha mwinshi cyane. Ndimo ndabibona aha ngaha. Hari undi wanditse mwaramutse pasiteri, narose ndi mu nyanja hagati ku kiraro, ikiraro gihita gicika, birangije tugiye kurohama mbona ku ruhande haje akagozi gato, ndataruka mfata ku mugozi mvamo bigoranye cyane. Bisobanura iki ariko muvandimwe? None se ntiwari ugiye kugwamo? Ntiwari uguye mu makuba n'ibyago se? Ku ruhande ntubonye umugozi se mwiza ukawufata ukambuka? Ntabwo uzi ko muri Yeremiya handitse ngo umugozi w'urukundo nibwo yankuruje ubugwaneza, ngankuruguza umugozi w'urukundo w'ubugwaneza? Urumva abonye icyo ufasha kwambuka usohotse mu ntambara humura. Mpera ko ndota Kagame mu nzozi mubona mu minsi yashize, ubwo nabonaga tuvugana, ariko ubu mubona ari impande yanjye ariko ntamuvugisha. Ubundi mu magambo asobanutse cyangwa mu buryo bwiza umuntu yakubwira, nuko buri gihe iyo urose ubona umuyobozi akuri iruhande, hari icyo bisobanura muri iyo minsi y'ubutsinzi bwa Imana ikugereza kandi Imana igufasha. Hanyuma rero hari undi nawe wamvugishije, reka mbere cyabo ngabo Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza kandi Imana ikwambika imbaraga. Turi ku ijambo ryitwa imivumo kandi n'imikasiro kandi bikagubwa neza. Nari nkomeje mbabwira yuko hariho ihuriro ry'inzozi, hakabaho ihuriro ry'umuvumo, hakabaho n'ihuriro rya karande. Ubundi nabwiye ngo umuvumo ni iki? Umuvumo ni iki? Neza iyo usomye ibitabo baravuga ko umuvumo ni imbaraga z'amagambo, soramuni, cyangwa se n'indahiro umuntu avuze z'amagambo akomeye, rimwe yihorera cyangwa gutega hazaza kandi bikagira igihe kinini. Ikindi cyo bita umuvumo ni igihe ukoze binding cyangwa nk'amasezerano runaka, ukavuga ngo ninyarengaho imivumo yose izanzeho, nkuko yavuga ngo nuko nimutuba witeka imivumo yose zabaze bakurikiranye. Urumva ni uburyo kibagaragaza imbaraga z'umuvumo, imbaraga z'amagambo. Aho nababwiye ngo iki kintu cyitwa umuvumo Satani buri gihe akihishamo akakibika, nkuko tugana no kurana n'amagambo. Ndacyari ku munsi wa 18 aho nkubwira ngo nibyo koko ntushobora kumenya ko Imana yakuganirije mu nzozi, kuko mu nzozi urimo urota ngo ni imiruhongo, ubundi simbizi ibisinabyumvise, ariko imivumo irahari, karande zirahari. Uvumwa n'ababyeyi, uvumwa n'abakureze, hari abantu bagerwa n'abantu benshi cyane, uvumwa n'abo muturanye, uvumwa n'abo mukorana, uvumwa n'abakozi. Amagambo aremereye yakuvuzweho, ndetse mwe cyagiye batuma tubasezeranya mu rusengero uvuga ati ngo nintandukanywa ngo tuzatanwa n'upfu ya Kristo agarutse, ariko abantu baratandukanye. Iyo ni binding, ni umuvumo wikiriyeho. Nuvuga ngo igihe cyose uvuze isezerano cyangwa indahiro nturyubahiriza, automatically guhindukira umuvumo. Aha mubyumve neza, umuntu avuga ati ngewe nsezeranya nayo kuzana nawe akaramata, ariko mukanya muratandukanye. None se ya maboko yamanitse bavuga ngo imbere y'Imana ishobora byose, n'imbere y'itoro ndahamya yuko tuzatandukana n'urupfu. Yapfuye se? None se wapfuye ko wabiretse? Ibyo rero ni umuvumo, ni karande iva mu myaka magana n'amagana ikagenda ikaviyo kure. Navuze ngo offensive words, n'amagambo umuntu akoresha kimwe asa nkaho afite ibyo ashaka kubaka muri imbere. Za binding zirahari, hari indahiro iva ku ijambo ry'Imana ikakubindura umuvumo. Aho twabonye amagambo nasubitse ku 10 umunsi wa 10 akavuga ngo nuko Imana ihindura umuvumo kuba umugisha. Ndagira ngo utangarize ko hari imbaraga zishobora guhinduka, nubwo warose izo mbwa, ukarota ibikeri, ukarota ingurube, ukarota ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo tuzabigera ko Imana agira ngo ikwereke urugamba uri mu rwana, ikwereke n'imbaraga uri muhanganye nazo, zukari imyuka mibi Satani yihishamo. Bityo ugiye kurota nijoro nibwo urota uri kubona zanzo zinakubwiraga imbwa, inzoka, usimbuka amazi ntuyafashe kuyasimbuka, usimbuka imigezi ntuyirangize, rimwe ukabona ibindi bikubaho ntubisobanukirwa, ukabona abantu ujya gushaka amafaranga ukayabura. Ariko kubera Satani ya muri cyo gihe ko twabonye amagambo agaragara twayabonye bushize avuga muri Yeremiya 13:1 n'uwa 2 ngo nuko Baramu, ndetse ngo abantu ntibakaze mu iteraniro ngo kubera ko batasanganije amazi Abisiraheli ngo bakasanganiza imivumo ya Baramu, ngo ariko Imana ihindura umuvumo kuba umugisha. Rakuta
tamandi tarabiyofai kano kanya kuri icano yanyu mukunda televiziyo yanyu mukunda yitwa ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo ubwire ngo niba unyemereye twinjirane mu kibuga gifite imbaraga kivuga ngo noneho ngiye guhindura umuvumo wose umugisha uwavumwe n'ababyeyi abakureze abaguvugishije abakuvumye umugabo mwabanye umugore mwabanye amateka y'ubuzima uyu munsi ukaba uri usaba ntubona washatse ibyangombwa urabibura ushaka peri murayibura amavuta ya peri Imana yarayampaye rwose nagira ngo dusenga n'Imana ibintu byose wagiye ucamo gusengera ukabona igikwiriye ntubona ibindi abandi barabibona urajya kubikora bikanga ndetse wajya no kurota ntuyimenya ariko kumbi it's a curse ni imivumo descendant curses nuvuga ngo imivumo ikurikirana ikinyejana ku kindi umuntu ku wundi kandi ugasanga bira affect your future bira affect hazaza hawe kandi sahaza gusa ahubwo bigafata imyaka n'imyaniko igenda izerera umuvumo uragatsindwa umuvumo urakanyagwa umuvumo nta wundi kereka Kristo umwana w'intama w'Imana arushaho gukora icyo kintu kandi akagikora mu buryo bugaragara so iyo rero ugenda buri gihe uhora ubona ibyo bintu ninde warwaye ni wowe ninde warwaye ni wowe ubonye ibihu mafaranga aragucitse uhembwa $3 ntuza aho binyuze ugoza imodoka ipfuye uwo munsi beho gasanga buri gihe ibintu byose ugenda ukora uragenda uhura n'imbaraga zikurwanya zikubuza gutera imbere niyo mivumo kandi kibabaje nta na bimwe bikubaho utabirose ariko niyo birose ntabwo bitekerezaho ubifata ngo ni imiruho ntibisanzwe nabaye kugira atbateka ntago mbishaka bino bintu bivuga ko uwo muntu ngiye kubwira abati ni abantu bashaka amafaranga ni abateka mutwe n'abantu bivugira ibintu iboneye ariko sometimes ntabwo ariko kuri guhari ahubwo kuri gufatika amenya ngo waragendere waratewe ariko ntabwo ushobora kubitekereza so nuvuga ngo iyo turebye ijambo nyuma turi gusoma ritwinjiza mu mateka ritwinjiza mu buzima ritwinjiza mu mateka ndaje mbabwiza ukuri haleluya ndimo ndinjira mu mavuta y'igitangaza kandi nazo yinjiramo tujyanemo Satani yaragusabye arakurwanyiriza gutereza abana ibyago uyu munsi urakora ntacyo ubona imbaraga zose udasinziriye amanywa nijoro ntacyo udakora ugaragaza uko ushoboye gukora ibintu byose ariko ugasanga Satani imbaraga mbi z'abadayimoni zaguhagurukiye zirimo zirakurwanya ariko nta yindi mpamvu nuko umuvumo waje ku buzima bwawe umuvumo waje ukurwanya urakomeza urakurwanya urakomeza uraguhiga na bugingo n'ubu kandi ubugendamo ariko kubisobanukirwa byarakugoye ni ikindi kibazo gikomeye ni ikindi kibazo kigoye mu buzima ariko je ntekereza ko hari Imana yahindura hari Imana yakiguhinduriraho kandi bigakunda hari Imana yakora kandi bikemera no kuvuga ngo iyo tuganira amagambo y'Imana tuyatekerezaho nuvuga ngo curse a solemn utterance intended to invoke a spiritual power to inflict harm or punishment on someone or something. So nuvuga ngo iki kintu tugomba kukimenya ukamenya ko kandi ikindi gikurikiraho na magambo avugwa kandi afite imbaraga ku buzima bw'umuntu na magambo avugwa kandi yakugiraho ikintu gikomeye wowe ubwawe rero kubera iki abantu benshi ibintu badakunda kubyumva nanjye nakabazo nkwibariza kuki abantu badakunda kubyumva ni amagambo menshi cyane ngo an offensive word or phrases used to express anger or anyone ahandi bakavuga ko ngo ni amagambo ahamagara kurwanya umuntu no kurwanya umuryango no kuwusuzuguza no kuwambura ijambo ikindi bakavuga yuko bigira izihe ngaruka nuko banyura ubwite kubivugwaho bibatera umuvumo mu buryo butandukanye bikabatera ibihombo bikabatera kurwara makanseri adasanzwe indwara z'uburyo butandukanye ngo ndetse bikabazanira no kuba bagira ikibazo cyo kudeprima cyangwa kugira na depression kubera ko ayo magambo yagizeho imbaraga so noneho ngo ikindi ayo magambo ni amagambo afite uburakari avuma umuntu memo n'imipaka burya mbabwiza ukuri hari umuvumo w'umuntu hari w'abagore hari w'igihugu hari w'intara hari w'Afrika hari n'uw'Iburayi hari n'ahari hose hari imivumo myinshi igenda iyo rero Satani aragenda akayinjiramo yamara kuyinjiramo akaguhisha ukuri kw'ikintu noneho wanarota zanzozi kubera ko Satani atifuza kubisobanukirwa aho Imana yavuganiye n'umukozi wayo yavuze mu gitabo cya Yobu ngo Imana ivuga rimwe kajya tubashyizweyo ngo ariko abantu ntibabyumva ngo nubwo kugira ngo bakangure nuvuga ngo iyo umaze no kubona izikase zimbabwiye kandi mukabyumva neza ni umuvumo w'amagambo umuvumo w'ibikorwa ugasanga bagira ibihombo byinshi akibaza uko byamugendekeye akibaza aho byakorotse ntabisobanukirwe rimwe na rimwe yanashaka kubyumva agasanga biramugoye
kandi byamara kumugora rimwe bamwe bakajya kuraguza, abandi bakiheba, abandi bakanga abana babo, abandi bagatamba ibitambo. Urumva hari ikintu dukwiye kumenya. Haravuga ngo urugero rwa mbere ni iki? Urugero rwa mbere ni uburyo igisekuru gihereza abandi. Harimo divorce, hari nk'ababyeyi gutabana, hari nk'ababyeyi gutandukana nta mpamvu, hariho kuba bahanganye ubushuti bukavaho, imiryango ntibana amahoro, abantu ntibashobora gushobokana, rimwe ukisanga uri wenyine kandi ufite abavandimwe. Ni ukuvuga ngo ikindi basobanura ko Bibiliya ikagaragaza ko umuvumo nyawo wa wundi bakuri bigaragaza ni igihe umuntu w'uruhererekane, za divorce, gutandukana, gukura nk'amada menshi, kutabyara, kutubaka, kutaramya urugo, gusenya ingo, ibyo byose bikaza ari imbaraga. Kandi kibabaje nakoze kubabwira mbere, nta utarabirose ariko reba agaciro. Ariko kano kanya mu ijambo ry'Imana rimwe ndagira ngo tuvugane ikintu gikomeye, nuko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana iri mu ruhande rwanjye, Imana iragukunda kuko nanjye nkunda, Imana iragukunda kuko natwe dukunda. Ndagira ngo uhindure imitekerereze, winjire mu isezerano, winjire mu mavuta y'Imana, ko kuri uyu munsi ngiye ubohoke. Ibyakubayeho byose byigutera ubwoba, hari impamvu byakujeho, hari impamvu byakubayeho, nta kindi nuko imivumo yaje, ariko ntiwasobanukirwa, ntiwabibona. Rero ku magambo meza duhabwa n'Imana ishobora byose, Imana itugire neza cyane. Haravuga ngo nuko iduhindurira umuvumo kuba umugisha. Kano kanya turi kumwe ahangaha, ndagira ngo mve hari imbaraga zibohora ubuzima bwawe. Kuki divorce yakubayeho? Kuki umwana akubayeho? Kuki abana batakumvira? Kuki utabumvirwa? Kuki byagenze gutya? Ese kuki washatse umugabo akaba atakwitayeho? Kuki washatse umugabo atakwitaye? Umunsi ngo zisenyuka, ibyaha by'ubusambanyi by'akarande, kandi ukaba nubikora nta soni bimuteye. Njye mu cyo tuganira akambwira ati numva gusambana ari bisanzwe ntacyo bimbwiye, ariko yambwira ati na data niko yakoraga, na sekuru niko yakoraga, ariko ibyo gasanga bari fieri ibyo bakora, ariko kumbi ntibamenye ko ari umuvumo karande. Wagombye kwibaza mama, papa, wagombye kwibaza mubyeyi, ibi byaha nirwamo bidakira, unkurikira azamera gute? Yamba bari ukumva, reka nkubwiza ukuri, mbabarira ukata uwo mugozi witwa karande n'inyati, ubikatisha imbaraga, irukana icyaha mu rugo rwawe, kuko ni ibintu biteye ubwoba. Bamwe bajya no kuraguza, ugasanga mutetse kuba umusambanyi kugira ngo n'amafaranga, abana atiye gutamba abana babo. Hari abatamba bakabicisha, hari n'abatamba ariko bakabibigoryi, bajya no kumusengera ntabyemere. Hari twagiye gusanga ati niyo mwagira gute ntago byashoboka, kuko ibyo navugiye imbere abapfumu byaranze, kandi ntago nshobora kubisunyuma, kandi sinareka amafaranga yanjye, amafaranga ndayakunze, ubwo azapfa ko nta kundi ni igitambo. Ese umunsi bagusabye undi muntu wifuza ati nabazagenda ariko mbone ya mafaranga. Urumva ni iyo mikasiro, kandi ni izo karande zadutse. Akenshi abantu bose mubona bakira ibintu suko babikuye ku Mana, ahubwo uburyo bwarabayeho bwo mu bapfumu, kugikuzimu, gushakisha imitungo, bica abantu, batamba abantu. Hari ababyeyi benshi uzarore umwana akakunanira, kandi ugasanga buri gihe umwana wawe cyangwa nawe ubwawe hari ikintu kimwe kikubata, kikuzaho, kikagukurikira ku manywa na nijoro, ukuri kukabura muri wowe, ugasanga ya mikasiro na ya mivumo yaje. Nagira ngo nkubwire ngo niba koko mu buzima bwawe wibonaho icyaha cy'ubusambanyi utagitewe, ukabona kiragushorera buri munsi, ukabona kirashorera abana buri munsi, ukabona hari utuntu tubaho, nta kindi ukwiye gukora. Tandukanya izo mbaraga, haguruka usenye, haguruka urwanya icyo kintu, wigaragaze, kandi Imana iguhe umugisha, Imana ikurengere, Imana igutabare. Turacyari imbere y'Imana tuganira kuri aya magambo. Rero icyitwa umuvumo n'icyitwa uburyo bwose bwaba bugiye kubaho, kuko byadushobokera kandi bikadukundira. Twarimo tuganira kuri aya magambo y'Imana, tuvuga ngo ni byiza ko ugomba gusobanukirwa icyitwa umukasiro, ukamenya na dayimoni guhiga n'uburyo ibintu bikorwa. Ni byiza ko mu mivugurure yawe uyu munsi wa none, nkuko ndimo mbyitegereza mu izina rya Yesu, ndi imbere y'Imana, kandi Imana izidukunda. Imana yarakuburiye mu nzozi, ntiwabibonye, warose inzoka aribwo buryarya, ntiwabibonye, wabonye yinjira mu bigucika, bisobanura igihe ho kwihisha, kandi inzoka ni ingome, iyo yinjiye mu bitihindukiza umutwe hejuru iryo uyikurikiye. Ntibabibonye, wabyitegereje, wabonye ibintu byinshi cyane, wabonye ibikeri bisimbuka mu nzu, wabonye ibintu bikuba. Ibyo byose nta nimwe biha agaciro, kuko Imana yarakuganirije, ntiwagira ahantu. Rero uri mu kaga kitwa umuvumo ku buzima bwawe, aho icyaha cy'umururumba, wabonye imbi bicukura mu nzu we, ntibabisobanukirwa. Muzare hari umuryango ukora, ugakora, ariko biyende ntibashobore kugera ku iterambere, kubera icyaha. Bizanga ariko senga imikasiro ngihurira hehe n'amagambo amwe agaragaza mu byitwa iby'umwuka
n'umwuka wera. Reka nkubwize ukuri, Yesu yihariye kuducungura 100%. Yesu yihariye kudukiza ibyaha 100%. Ariko icyitwa umuvumo, icyitwa karande, icyitwa inyatsi, icyitwa imyaku n'imikoshi, icyitwa amagambo yose atuma ugenda usubira inyuma, ni wewe wenyine ugomba kugira uruhare mu guhaguruka. Kristo yaducunguye mu buryo bw'icyaha, aducungura mu buryo bw'ibindi bisa ku muvumo w'icyaha, ariko umuvumo w'ingaruka z'iby'umuryango. None se mbaza gatwara mukunda kubiga impaka ngo babarokore ngo bo nabahanga mu gusobanukirwa, bigushuka bikubeshya bigushushanya ngo bagushuke. Ndakubwiza ukuri, sinenda guteka imitwe hano, murabizi ntawe nagize naka mafaranga, ntawe ariko ndashaka kubwira ijambo ryumve. None se niba nta muri Kristo Yesu turi ibyaremwe bishya, kose yarwaye diabete ukaba uyirwaye, umuryango wanyu ko murwara diabete, ese niba koko mvuga ngo mwarakijijwe ko umuryango wanyu utaburamo umuntu ufite utameze neza, navuga ngo umuntu utuzuye kucyo abamo burgiye muryango, ese koko niba mwarakijijwe ko mwagumiwe kandi mva mwarakijijwe, ariko uzasanga iwanyu ntabashyingira, bose barishyingira kandi mwarakijijwe. Ntimwabonye umuntu wamaze gukizwa yamara gutera imbere agashiduka yishingiye, aho kugira ngo akore ubukwe bamwegere, mwari tukaganira ku magambo y'Imana. Mwarose izo nzozi rero kumbwira se ngo warakijijwe, se kuzi twakijijwe ku cya diabete yagufashe, indi gafata indi yo muri type 1, igafata undi kaburuhererekane. Niba ari ibyo se, niba warageze kwiba ko n'umwana ubona kwiba mu rugo kandi ukabona umwuka mubi wo kugenda wiba, ibyo byose kukijijwe kuki byabaye, kukijije kuki warwaye iyo diabete mu rugo barwaye, kukijijwe uyu munsi ugasanga ari akarande. Muzana rero n'uyu munsi, nubwo sida ari indwara yaje mu myaka ya 40 ho bayivugiyeho ngo murayibuka, ariko uyu munsi bano muri wo muryango wayanduye ni uruhererekane, usanga mu bangahe bangana gutyo. None urambwira gute ko iyo karande itakuzaho, iyo mvumo itakuzaho, bakujyanye mu bapfumu, bakujyanye hehe, bagucinda sago, bagutongereho amagambo, bawukoze ku mwanya w'ibangukira umwana w'uruhinja, bakwisa umugabo w'abasaza, umugore w'abakecuru bashaje ngo uyu ni umuhungu wanjye arandaza kandi ari agahinja. Ubwo tomatika rusezana n'abadayimoni n'uburi mpamvu byakujeho. Hari umuntu, ibyo byose ni ibibazo bikurikirana, ariko wabwira umuntu uti nyaboneka ahindukira ngo oya, ngabo niba bateka mutwe ngo barashaka amafaranga. Reka nkubwize ukuri, ntawe kwatsa amafaranga, ahubwo menya ibanga, menya impamvu urugo rwakunaniye, menya impamvu ubuzima bwakunaniye, menya impamvu wagiye mu gihugu kirimo amafaranga, urakora ugakora ntusinzira ariko ntacyo ugeraho uyu munsi wa none, ahubwo buri gihe usanga ugenda usubira inyuma, ariko nta yindi mpamvu. Hari amagambo, hari imvugo, hari kasezi zabaye mu gihe gitandukanye, ko ni generation to generation, ni gisekuru ku kindi kugera mu myaka magana, ariko ufite imbaraga ubyumva yo kubikata ukabica ukabirangiza, nibura babe bakazaho mu mahoro y'umugisha nkuko byagendekeye bakaba abana b'umugisha. Imana nishimwe cyane, nkuko bigaragara ko uwitwa Hamu ndetse umuvumo wa Nowa ugera ku bana, ariko waje gukurwaho n'uwitwa Abraham. Nubwo iyo cyaha cyakurikiranye, mwibuke yuko nawe ubwe yegeze gukora ibyaha biramugarukira. Biramugarukira. Muzasome mushome ijambo ry'Imana, uzasanga umugabo witwa Mose, ubwe turimo tuganira nawe yagize umujinya. Agize umujinya no kubera iki? Bituma atabona igihugu cy'isezerano, ariko bikomoka kuri Serewi wagiye kugira umujinya agatema ibitsi by'inka. Reka mbabwize ukuri, hari impamvu ugomba kumenya. Hamagara tukugira inama. Wabona urubyaro gute? Wabyara gute byari byaranze? Ese umuko utabyara uva hehe? Mwisuzugura ibintu gusanga Imana izabikora ngo yari yarabimbwe. No, hari imbaraga zikurwanya kandi ujye ubyerekwa, ariko ntubibona. Mu nzozi urabireba, mu buhanuzi ho babwira ati Imana izabikora, ukapfa utanabibonye, ariko Imana yakwiganije we personally irakubwirira gusanga, kuko bakwibye ibintu bakoreyeho imihango. Ndimo ndamureba umudamu umwe, hari imihango ipfuye yakubayeho, ariko hari n'abandi bantu bikurura imivumo kuko bakuye nk'amadana nabi. Uyu munsi kuba bakuyemo inda se urashaka ngo wongere ubyare gute? Birasaba rero ko ikintu cya mbere ni ukuza ugakata uwo mugozi, gitambo kigakurwaho n'ikindi, ijambo rigakurwaho n'irindi, tugasenya izo karande, ukinjira mu isezerano ryawe rizima, ukinjira mu mavuta mazima gutabara. Ndimo ndabona Imana igenda ikubohora impande zose. Erega hari ibyiringiro n'ubuhanuzi bwawe. Satani yaguhize igihe kirekire, Imana ikwiyereka mu nzozi, ariko ntabwo wigeze ubona icyo kintu. Ariko Imana ishimwe umunsi ugiye kucyumva no kukibona. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri, n'amagambo menshi twavuga tuzayakomeza n'undi munsi wa 19, ariko ugenda uzirikana, wite kuri aya magambo, ugenda uyamenya. Nakubwiza ukuri ngo Imana iguhindura
ihindurire umugisha wawe, ihindure umuvumo umugisha. Haleluya. Byo Satani yapanze nta kundi bivanwaho. Isi yarakuvumye, abantu barakuvuma, ntubona icyangombwa, ntubona ubuzima, aho ushatse ntibikunda, abagusanze Burayi barabibonye, bagusanze muri Amerika barabibonye. Maze kukubwira uko bitondekanije, wowe uhora wumva usenga, wahamagaye abanyamasengesho, abandi baraguhamagaye, byose nta na kimwe urimo ubona kiza n'impinduka muri wowe. Aho mukoranye business baraguhemukiye, aho amafaranga ntibakwishyuye, mwagane ntimwakoranye, nuvuga ngo ibintu byose byamaze kuzamba, ariko nyamara mu nzozi warabibonye, mwiyereko barabibonye, mwiyereko. Ariko se nkubwiza ukuri wa mudamu, ntabwo warose inka zikwirukankana, inka y'ihembe rimwe wowe ntiyakwiruka. Ntibisobanura ngo ni umuntu umwe uguhiga ku manywa na nijoro, ntabwo uzi aho bikugeze, ntabwo uzi uburyarya buriho. None se uranda kumakanira we turimo tuganira, nta madolari 50 woherejeho kugira ngo bayarye bakajya kuyavumisha mu buzima bwawe, ntibayapfuritse munsi. Hari ikintu kibona, ntukora, ntuhaguruka, abandi ntibaguze amazu, we warayibonye se, ntibafite ubuzima, wese warabubonye, ntiwenda gukura se, ejo uzaba ugikora se. Izo mbaraga zirahari. Iyo ni imivumo yo kudatera imbere, ni imikasi yo kutazagera imbere. Aho nizo karande zafashe. Nyamara Imana yarakubwiye mu nzozi ariko ntiwabibonye, yarakubwanirije ntiwabibonye. Wageze aho abandi bakirira, wowe urahapfiriye. Wageze aho abandi baririmba, urimo uraharirira. Baravuze ngo niba ku rugo nzagira amahoro. Uyu munsi urugo wubatse rutwa no kutakarugize, kuko ari ibikomere birebire. Urakomeretse, wabuze icyo uvuga, wabuze icyo ukora, wabuze aho werekera, nta mwana ukwitaba, nawe ntawe uguhamagara. Nagira ngo tuganire ku magambo y'Imana nibo rihuta cyane, nkubwire ngo hari imbaraga. There is a power of the Holy Spirit. Kayo hallelujah. Hari umwuka wera w'Imana wahindura ibintu byose. Niyo mpamvu nkubwira aya magambo numva ndi mu mbaraga zo hejuru zikubwira ngo itonde, waraburiwe mu nzozi, yarakubwiye mwiyerekwa, yarakubwiye mu ijambo, ariko by'umwihariko Imana ikwisangira wowe ubwawe personally usinziriye, ikwereka ibikora ko ntiwabyumva. Ariyo mpamvu umuvumo wakujeho, ariyo mpamvu umuvumo wakujeho. Ngarambwira tubona umuvumo woherejwe gukwira isi. Mu ruhande rumwe ahamya yuko uwiba wese azakurwaho, n'urundi ruhamya yuko urahira inyuma wese azakurwaho. Iyo ni Zakariya 5:3 ng'umuvumo woje ku isi. Satani yazanye umuvumo, badanyimoni bazana umuvumo, Illuminati zana umuvumo, bafarumasi bazana umuvumo. Ibyo byose barabizana. Ibyaha by'ubusambanyi mu gihugu biriho, hirya no hino barasambana, businzi burahari, byose biraguhiga. Ukuyobora nawe ubwo ushobora gusanga atakijijwe, umuyobozi we natari umuntu muzima ahubwo ashaka ibindi bintu. Hari imihango yabayeho, amafaranga yatanze akoreha imihango. Ndagira nkubwire nk'ubuhore mukozi w'Imana, akakanyu nyemerere mu mbaraga twaye ijambo ry'Imana n'ubutware bukomeye, ntucike intege. Ndakubwiza ukuri, Imana wize, Imana irakomeye kandi Imana ifite imbaraga. Ndakurahiza ukuri, ndi imbere y'Imana iyo nkorera niyo ukorera. Wagoswe nakarande ziragufata, ziragukamura, ntugiraho unyeganyega. Uraparika imodoka ukumva warira, n'utwaye ijipo arimo amateka yagukandagiye, urumva ibintu byamaze gufata byakurangije burundu. Ariko ngo tangarize ko Imana dukorera niyo ukorera yifitemo ububasha. Ariyo mpamvu nifuza gukosora umurokore wese wiha kunenga bino bintu, avuga ngo no, ngiyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bishya. Niba uri ibyaremwe bishya, kuki warwaye indwara so yarwaye? Niba uri ibyaremwe bishya, kuki wagumiye nk'uko nyoko yagumiwe mbere? Niba ari ibyaremwe bishya, ko nyoko yakoze, ko mama yakoze divorce, nyoko akora divorce, nawe ugakora divorce. Niba muri ibyaremwe bishya kandi usenga wubaha Imana, ko wanyu asima yanze kuhava. Niba muri ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, ko indwara ya diabete yanze kuhava, ko umutima imva, izi ndwara zandura n'ibyaha byandura byure, ko biki byanze kuhava kandi bivuga ko muri Kristo Yesu widako muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Ariko ntibisobanura ko umuvumo wavuye, kubeshya bigushuka. Ugomba kwitandukanya n'ibi bintu. Imana yakubwanirije mu nzozi, yabanje guca mu bahanuzi, ica mwerekwa ntiwabyumva, none irakwisangira mu nzozi, ikwereka ucuruza ariko ubura washyize ya mafaranga, ikwereka uko urapfakaye, urarwaye, ufite umwana mu rugo, ufite ibibazo bigoranye. Ibyo byose ni imbaraga mbi zirimo zikurwanya, zikubuza gutera imbere no kwigera imbere. Ariko lokota mini file manso sibai kano kanya amavuta y'Imana manukire ku buzima bwawe. Ndakubona ukwiye kubohoka. Imana igukuyeho inzoka z'indyarya, ikiyoka cyari kinini mada, ikigukuriye ku buriri bwawe. Hari ibyo ndimo ndeba, amaguru se niyabyimbye ntubizi, ntubura ahantu ufite inkweto nyinshi, hari ubwo uzambara se ntimunyumvira namwe, ni ukugira ngo usubire mu cyaro kuri utambaye inkweto. Nturo turi iwanyu mu cyaro, mu matongo ya kera. Ese amazu ya kera yaraya, ubuzima bwa kera bwarubu. Reka nkubwize uko umuvumo umeze nabi, umuvumo uhagurukiye abantu kandi Satani abyihishamo. Niyo mpamvu kano kanya ngiye gusoza nakubwira ngo ku bumwe
bw'abera ministries ni byiza mutwegere dusengana Imana kandi Imana ibakomeze. Daniel 11 ngo niko ko Abisirayeli bose baciye mu mateka yawe bariyobagiza kugira ngo batakumvira, nicyo cyatumye dusandazwa imivumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose. Nuvuga ngo hari ibyasandajwe, wemereye Imana kuzakora umurimo ntiwawukoze. Icyacumi nigeze gitanga Matayo 5 mbabwira ngo murabeho, Imana ibahe umugisha, mugira amahoro y'Imana. Bye bye, Imana ibarinde. Uhamagara turakubwira mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.